y'amasaha make hasakaye inkuru y'uko Uburundi bwafunze imipaka yabwo n'u Rwanda. Guverinoma y'u Rwanda imaze gusohora itangazo rigaragaza ko ibi bibabaje. Iryo tangazo kandi rivuga ko Guverinoma y'u Rwanda yamenyeye mu itangazamakuru ibyo gufunga imipaka bikozwe n'u Burundi bwonyine. Guverinoma y'u Rwanda ivuga ko icyari icyemezo kibabaje kibangamiye urujya n'uruza rw'abantu n'ibintu hagati y'ibihugu byombi, kandi bikaba bihonyora amahame yo kwishyira hamwe mu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba ibihugu byombi bibereye abanyamuryango. Iyo baguhaye ibwiriza nturikurikize, tujye tuyibona kenshi, tujye tuyibona. Rero rwose wenda nandi kugira ngo ugire kumworohera nawe ibyo agomba kuvuga ni biriya. Gusa gutanga nimero ntago ari bibi, kuko nimero ye ishobora kurokora cyangwa kuramira abantu kurusha uko uwo muntu yagenda kuri polisi. Murakoze. Urakoze Sheri, ijambo ni ryawe. Mwiriwe, muranyumva? Turakumva. Nanjye ahanini ibintu byinshi bahise babivuga, ariko ndashaka gushimira Rumata gatoya. Nanamugira inama kuzakora space akajya ibyo bintu mukajya mubivuga. I think umaze kuvumbura ko systeme y'u Burundi ishobora kuba ifitemo aka faiblesse, kandi abantu benshi bari muri diaspora ntago bakunze kubivuga, ntabwo baba bahari. Nagushimiye cyane kandi wihangane. Abandi bantu ndashaka no guhumuriza abantu nkuko tubyifuza, kuko space ngira ngo twagakwiye guterana ubwoba, ariko tunabatayari kubera ko bimaze iminsi biciye amarenga iminsi myinshi. Ngiye bino bintu bikimara kuba, hari abantu navuganye nabo bari i Burundi, nsanga nabimenye mbere yabo. No kuvuga ngo mu yandi magambo ntago amakuru yagendeye icyarimwe. Iyi space kuba twavugaho, haramwe bavugaga ngo tureke gushyira abarundi mu gatebo kamwe bose, abanyarwanda ni gatebo kamwe, twese si turi bamwe. Ni kimwe nk'uko muri Kongo harimo n'abamaze guhunga bibereye Gisenyi, bavuye mu byabo, kandi ni abakongomani batifuza intambara. Ariko kubivuga ni mu buryo bwo kugira ngo ayo makuru atabonetse ku gihe urimwo hano. Abanyarwanda twagiye dufatanya n'abarundi, abarundi baradufasha mu bihe bitandukanye. Kuba kano kanya njye namenya amakuru nkayabwira n'undi, kuko hano havugiwe amakuru menshi kabisa atigeze yumvikana kare. Kuba wayabwira undi muntu akaba yabimenya, cyangwa se na wa murundi utamenye, nk'abo twavuganye bari abarundi, ariko kumva yuko atazi yuko deja igihugu cyo cyamaze gufunga imipaka, twe tukabimenya mbere, tutanabishakaga, tutanabitekerezaga, uretse ko byaciye amarenga. Ni ukuvuga ngo bari sous informé, babona cyangwa se n'izo social media. Nabonye n'itangazo ibyinshi babyumviye kuri social media. Ni ukuvuga ngo nta nubwo banazikoresha cyane, ariko umuntu urimo hano, yaba umurundi yaba umunyarwanda, bashobora gufashanya, kuko hariya aho umunyarwanda ari atazi bino, ari kumva bamubwira ngo jya kuri ambasade, ari kumva byacitse. Uriyo azi ukuntu wenda nka mbere abantu harimo nk'abantu bagiye bajya gutaha, ugasanga babategeye mu nzira, kandi ugasanga nta kintu bapfa, ni ya jaruzi twavugaga, baratashye baragiye, ashobora kugirirwa nabi, kandi mu by'ukuri n'iryo tegeko ritari rihari. Wenda hari itegeko ryo kuvuga ati dufunze imipaka nibanatahe, ariko kubera yuko hari n'abandi bantu bafite imitima, twavuze ngo abarundi si kimwe bose, ariko hari n'abandi bafite ideology. Njye hano hari akantu na postinze, nimba ari umusore, nimba ari inkumi, nimba ari iki, yanditse avuga yuko ibyo abantu bikora byose, hararamuka hagize ikintu kiba azabica. Yabyanditse, arabigambiriye, arabitegereje. Ubwo nyimba ari umwe, ntihabuze n'undi uzafasha icyo umukuru w'igihugu yifuza, ataravuga sofa sinkeneye kumuvugira, kuko ibyo yamaze gutangamo itegeko si byiza, sibyo? Kandi arimwe araza anakoreshe n'abandi.
bahoze bavuga ukuntu i Burundi habaho agatsiko ntibaha guverinoma, ako gatsiko niko kagenda kagatuma sisiteme y'igihugu iba weak. So kuba twabivuga hano bagakomeza bakabivuga, ndasaba nanjye abavandimwe b'abarundi ntibumve yuko turi kubataka, ahubwo ni mu buryo bwo kugira ngo duprevene ba bantu bacu bari hariya bafite ikibazo batazi ahantu bari buhere, cyangwa se n'umurundi urimo hano ashaka gufasha nawe amenya ahantu ahera afasha. Murakoze cyane, ahanini nibyo nashaka kuvuga. Ya urakoze cyane. Dusoza reka mpite nakira Mike. Mike, ijambo ni ryawe. Murakoze cyane, mwiriwe neza. Mwiriwe. Nitwa Mike, ariko nanjye ndagira ngo ngire icyo mvuga, nubwo byinshi babivuze nari nabakurikiye, ariko nanjye ndi mu bantu bababajwe cyane no gufunga umupaka. Ndi umunyarwanda, mpere ku byabaye. Nari mfite mariage le 10, mfite abarundi b'inshuti zanjye benshi bagera muri 20, twari dufitanye gahunda y'uko bazaza baramaze gufata n'amatike n'ibizabazana byose, ariko natunguwe no kuvuga ko batazaza. So ni akababaro ku ruhande rumwe, ariko ndongera mbwire inshuti zacu z'abanyarwanda n'abarundi, urubyiruko. Nahoze ndeba kuri social media zitandukanye bagisohora ririya tangazo ryo gufunga imipaka. Sinzi niba biba bibari mu mutima, niba ari ibyo bandika, ariko birababaje, vraiment birababaje ku barundi amagambo baba bafite ku banyarwanda. Urubyiruko rwabo niba navuga gute se, sinzi, wenda twe mu Rwanda niba ari Imana tugira cyangwa se niba ari uko wenda tutabyerekana, ariko ubugome bari abarundi bafite bugaruka inyuma nko muri za 94 uko byagiye bitangira. Murabizi ko jenoside cyane yakozwe n'urubyiruko. Urubyiruko rw'Uburundi arihandagaza akavuga ngo ahantu ari bubone umunyarwanda ngo aramwica. Vraiment ni ikibazo gikomeye. Akumva ahubwo batinze nko kubaha go ahead ngo bajye kubashaka babatwikire, babamenesha. Ndababwira vraiment ntabwo ari byo bikwiye umuntu w'umujene w'urubyiruko wifuza iterambere ryiwe ku giti cye no ku gihugu cye. Iyo urebye abarundi, Imana imbabarire, ariko namwe mumbabarire ntimunyumve nabi, wenda turagerageza kumvikana. Ntago ububona umwuka w'ubuyobozi muri uriya mugabo wanyu. Ndabizi mwaramutoye, sinzi, wenda ntago ngiye kuza ngo nkritike perezida wanyu. Nkurikira speech ye menshi kandi kenshi, ariko ugerageza gushaka ikintu kizima avuga ku bantu cyagerageza cyabaha kubana no kwegerana, ahubwo ubusanga buri gihe aba ari ibintu nyine bidahuye. Nta speech irankonvinsinga, nta nubwo musaba ko yankonvinsinga, ariko n'abandi barabizi. Ariko hari umwuka agira utari uwo kuyobora. Okay, ibyo wenda abarundi bazabimubaza, sidukwiye kubimubaza none nk'abanyarwanda. Ariko barundi bajene rubyiruko, ni mwebwe mufite Uburundi mu biganza byanyu. Natwe aha muri twigeze kuhanyura, ariko se imbaraga mushyiramo ni izihe? Mufite iyihe vision ku gihugu cyanyu? Ndabizi ntago mwagenda ngo mukore ibidakorwa, ariko at least mugaragaze ko ibyo mukorerwa namwe mutabyishimiye. Harimo ababyishimiye, ariko uzasanga majorite ni babandi nyine
bariho batariho bari ukuvuga ibigambo ngo arica batinze kuvuga wenda babahe go ahead bagira ibyo babamenesha mu banyarwanda. So nta cyiza na kimwe kibamo giterwa n'urwango. Nta cyiza kizanwa n'urwango. Urwango wanga mugenzi wawe, wanga umuturanyi wawe, bikuganisha habi, nta heza pe. Nagira ngo rwose ndangize nsoza mbashimira kubw'umwanya mumpaye, ariko nababaye cyane. Urumva nari nategereje abashuti banjye twariganye benshi twiganye hanze, so numvaga ko mbategereje mu bukwe, ariko so sad ko batazahaboneka. Murakoze, mugire umugoroba mwiza. urakoze Mike, urakoze kandi ukomeze kwihangana. ntabwo biba byoroshye iyo ubonye gahunda zawe zigenze uko utaziteganyije, bitewe wenda n'ikibazo gitunguranye cyo gufungwa imipaka. Bikaba byatuma hari bamwe wakifuje kuba uri kumwe nabo ku bukwe bwawe batazagaragara kubera ibibazo. Agahinda. Ni agahinda, ariko ni uko byakira kandi ni ukwihangana, bizagenda neza. Ngayo nguko twatangiye space, turimo turavuga ku ntasi y'Abarundi. Nongere mbisubiremo, twatangiye space turimo turavuga ku ntasi, kuri maneko w'Abarundi bita Niyomugabo Romaric, wari waraje mu Rwanda yigize impunzi, aza ajya mu nkambi ya Mahama yigize impunzi, kumba ari kuri mission. Abasore b'i Kigali nabo bakora muri izo nzego barabashije kumuvumbura, baramwihorera, bamugenda bunono. Igihe kiza kuza kugera asubira mu Burundi abuze amakuru, abuze n'aho abariza, kubera bitewe n'uburyo inzego z'igihugu cyacu zubakitsemo. Mu gusubirayo niwe urimo urakoreshwa, niwe wabaye igikoresho cya CNDD FDD. Ibindi nzabivuga ejo. Uyu mugabo Fab, gira icyo uvuga. Fabrice, uranyumva? Kaparaga ashobora kuba ari bizimo ukuntu banza. Yes. Nibyo navugaga. Abenshi ibi bintu byacaga amarenga. Ibintu byacaga amarenga twabisubiyemo mu minsi ishize. Hari abahanzi, hari abakomediye, hari n'abandi bantu bajyaga bajya kuryoshya mu Burundi b'Abanyarwanda. Ikintu cyagitangaje ni uko bose bafatwaga mu cyiciro kimwe n'intasi kandi atari zo, bakajyanwa muri documentation ahantu hatagakwiye kujyanwa umusivili, bakagenda bakababaza batewe ubwoba. Noneho ntabwo babazwaga n'inzego za polisi. Muri documentation ngo hakoramo inzego z'ubutasi n'iza gisirikare zikomeye, ngo zikorana na perezidanse y'u Burundi. Imagine aho ibintu birenda kugera kuri iyo level. Twebwe ahandi tubona umuntu nk'iriya kabutindi yaje mu Rwanda yigize bita Niyomugabo Romaric, twebwe tukamubona kubera tuba twizeye inzego zacu uburyo zubakitse, tukamwihurira, ariko tukamuhuzaho ijisho. Ntihagire n'ikintu na kimwe yavuye hano mu gihugu, nta n'ikintu na kimwe, hari n'amafoto, nta kintu na kimwe yigeze aba. Kandi izo si ukuvuga ko atarazwi, yarazwi. Asubira mu Burundi agiye gutanga ubuhamya y'uko mu Rwanda bigoye kugira ngo ube wabona ikuru. Asubirayo gutyo
ubu ngubu niwe muntu urimo urakoreshwa na CNDD FDD. Shani byinshi ibindi nzabivuga ejo kambe mbibitse ngayo. Engineer Papi gira icyo uvuga. bro rega reka nkubwire wenda nagaparagaraje ariko ikintu nababwira ubundi ntago muri aka kanya ntekereza ko ibi byemezo bifashwe byaba bitunguye ku bantu benshi turi hano twakurikiranye imvugo ya perezida w'u Burundi Neva ku munsi avuga kuri avuga ari gudushinja umutwe wa Red Tabara winjiriye uturutse ku gice cya Kongo ku mupaka wa Kongo n'u Burundi akawushinja ko ngo uhabwa ngo icyicaro ugahabwa ibikoresho ngo na leta y'u Rwanda. Niba mwibuka ijambo yavuze ngo hazakurwa igishoboka cyose. Ngewe icyo nahise mvuga ati okay, ikigiye gukurikira nuko hagiye kugara imipaka, nacyo kintu kibayeho. So ntekereza yuko ntago bitunguranye, ariko ngewe reka nibwirire abarundi ni ukuri bari gukinwa umukino. Hari ikiganiro naherukaga gukoraho ndumva cyarananyuze no kuri channel ya YouTube ya Ukwera Times, ndavuga ni ibi bintu iri jambo Neva avuze arivuze kugira ngo akinge ibikarito mu maso abarundi n'abarundikazi, kuko ubu muntu uruzi muri aka kanya ubu none haduhugiye kukuba imipaka yafunzwe, abanyarwanda bagiye kugirirwa nabi, abarundi badafite umutima mubi bari kuvuga ati ubu ngubu abanyarwanda twese bagiye gutora muri no angle, bagiye kubona ko turi abana babi, bagiye kubona ko turi babihemu, duhugire muri ibi nyine. Ariko Neva afite abana b'abarundi ari kohereza i Burundi, ari kohereza muri Kongo, bakarasirwa za Masisi, bakarasirwa za Rucuru, bakarasirwa za hirya no hino muri iriya zone irimo intambara muri Kongo, kandi wakabihemberwa kuko amakuru hari n'ayuko umusirikare wese winjiye yari ku butaka bwa Kongo hari amafaranga Neva ahabwa. Mwese yahawe aragaruka akajya mu miryango y'abari abana bari kwicirwa hariya, ariko ntago abarundi bari buze kubibona. Ziriya mbonera kure ntago ziri buze kubitekereza. Nibyo turi kuvuga ahangaha, nta muntu rero turi gushinja yuko abarundi bari buze gufata kwirara mu banyarwanda bakabagirira nabi. Ntabyo twavuze, ahubwo twavuze ngo ko tuzi neza yuko nk'ubu nkanjye nta kintu wambeshye, umutwe uri hariya bita imbonera kure niwo igihugu, ni leta ihita kububwira ati ni mwatake, ati muri kumva izi mvugo zatangiye gukorwa. Nabivuzeho, hari n'umuvandimwe ugarutse abivugaho, ni nka za zindi zagiye zikorwa hari guhemberwa urwango hagati y'abanyarwanda ubwacu, batwangishanya hagati yacu ubwacu, ntaho bitaniye. Bivuga yuko izi speech zirimo haters nyinshi kandi ziri gukangura. Hari umuvandimwe uvuye hano aravuga ngo njye nabivuze ntabizi, ariko kubera ko nzi neza propaganda ziba hariya yuko byanze bikunze ikintu bise imbonera kure zigiye guhita ko zitegurwa. Hari ubivugiye hano aravuga ati Neva amaze gukorana inama nabo inshuro nyinshi, ayikorana nabo nijoro, nta kindi bari kubabwira, nta kindi bari kubateguza, ni ukugira ngo atangire bashaka ahantu umunyarwanda wese ari bamugirire nabi. Ariko ntekereza yuko mu buryo bwa diplomasi nibakurikiza uburyo bahawe, nibashaka uburyo bishyirisha kuri ariya malisiti, ubundi bategereze. Ntekereza yuko mu buryo buri diplomatique ambasaderi najya gufata indege imukura i Bujumbura izajyamo abanyarwanda bose, uzaba yujuje ibisabwa nzi ko batazamusiga muri kiriya gihugu. Njye nta kintu navuga, ariko ntago ibi bintu bintunguye kuko uyu muntu yamaze guha ikiganza umuntu ushyigikiye ngo. Ariko hari ubivuze neza, urambwira ko biriya bigarasha biri kujya biva state bikaza muri Kongo bikajya guhura na Kisekedi akongera akaza akajya kwicarana n'uwo munywanyi we Neva. Urambwira ko buriya byo bitari kujya biza hari i Bujumbura? Hari ubivuzeho, bari kuza nyine. None se urumva abo bantu bari bafite iki? Kisekedi arazana interahamwe zikaza ku mupaka hariya Petite Barriere zikahabyinira.
none se urumva ari kuvuga iki? Ariko ntekereza ko twebwe nta muntu n'umwe hano mu Rwanda dufite uburyo twatojwe, dufite umuco twamaze gutamikwa kandi turawumira. Ntekereza yuko umuntu uri hano mu Rwanda azakomeza agira amahoro, gusa Imana yabaga yaridufashije natwe abanyarwanda bari i Burundi bakagira amahoro, ntihagire uwo twakumva ngo yagiye ari muzima, ahubwo baje kuduhereza umugogo ku mugani w'Abarundi cyangwa umurambo. So ntekereza ko ari icyo navuga, asigaye Gaparaga nawe nari mbonye yagarutse yakomerezaho. Yeah, thank you. Ibintu byinshi byavuzwe twabivuze kandi ngira ngo kuri iyi kesi twakiriye n'Abarundi batubwiye situation uko Abarundi bafata iyi myanzuro, uko Abarundi bafata politike y'iwabo, twabyumvise kandi ngira ngo biranasobanutse. Twongere twibutse Abanyarwanda bari mu Burundi begere inzego, begerane, babe hamwe, abantu bazi ko bafite imirimo bakora izwi, babe hamwe bakurikirana amakuru uko ambasade bisaba, bishyire ku malisite embassy yagaragaje, bayishyireho, bagerageze babe hafi y'abandi. Ubwo wenda dutegereze turebe, ntawamenya. Kugeza uyu munsi nonaha nta bintu biri official bivuga ko Abanyarwanda bakwiriye gusohoka cyangwa bakwiriye kubigenza gute, ariko igihari cyo ni uko Abarundi nk'uko byavuzwe ntabwo ari nk'aba baturanyi ba hano hepfo mu burengerazuba. Barashobora kuza hano kuri social media bakatubwira ko ibintu bimeze neza, ariko imbere imbonerakure ziri gukora amabara. Twizere rero ko Abanyarwanda bari mu Burundi bari safe kandi barakomeza kuba safe mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ubutumwa bwose bwagiye butangirwa hano tunashimira n'abantu baje, Abarundi baje bakaduha amakuru, Abanyarwanda baje bakatubwira ko bari kuvugana na bene wabo bari mu Burundi. Tunashimira na hose wadufashije hosting iyi space yo kuganira ku biri kubera i Burundi ndetse n'abashobora kuba bagizweho ingaruka. Tunihanganishe Mike ufite ubukwe rwose tutazatahwa n'abaclassmates be, rwose wihangane rwose, bibaho ndabyumva, birababaje, ni ibintu byumvikana cyane. Niyo mpamvu bavuga ngo abanyapolitike bararwana, cyangwa se hari umugani wo mu Kinyarwanda uvuga ngo aho inzovu ebyiri zirwaniye ubwatsi niwo buharenganira. Ariko nanone burya niba ari ibintu nta myaka igera muri 2 ishize n'ubundi umupaka w'Uburundi wari ufunze, ariko ubuzima bwari bwakomeje, yaba ku ruhande bwarakomeje, yaba ku ruhande rw'Uburundi, yaba ku ruhande rw'u Rwanda. So twizere ko n'ubundi ubuzima buri bukomeze, nta gikuba cyacitse, nta gikuba kindi kigiye kure cyagize, uretse ko wenda bibayeho wenda mu buryo budasanzwe, bibaho bitunguranye, cyangwa se umuntu atumva n'impamvu yabyo neza ku buryo busobanutse. Niba bitabara cyangwa se abo bantu bagenda bagakora ubugizi bwa nabi bizwi neza aho baturuka, bizwi neza ko baturuka muri Congo, uyu munsi hakaba hari abantu delegation yaturutse kwa Perezida Tshisekedi ikajya mu Burundi, nyuma imipaka igahita ifungwa. Abarundi bagera muri 10 hano banyuze hano batubwira bati natwe ibintu biri gukorerwa mu Burundi, biri gukorwa n'ubuyobozi bw'u Burundi, natwe nk'Abarundi ntitubyumva, ntitubisobanukiwe. Ubwo nk'Abanyarwanda nyine ni ukushyira hamwe nk'uko abayobozi bacu n'ubundi batubwira, ni ugushyira hamwe tukamenya ko rimwe na rimwe hashobora kuzamo n'akantu k'ayo mashyari n'ibyo bindi byose biri politize utamenya. Dushyire hamwe dusenyere umugozi umwe, birangire nta munyarwanda wacu ubirenganiyemo. Ndetse turabizi neza ko nta n'umurundi, uretse n'umurundi n'abakongomani bagenda bakatwica bakadutwikira mu mapine, nta mukongomani urarenganira mu Rwanda. Natwe turifuza ko rero nta n'uwarenganira mu gihugu cyabo. Bitewe wakoze cyane, ngiye kuri gihe numvaga twese sinzi igihe mwayitekerereje, ariko yabaye productive kandi nakagaruka. Iyo bitinze abantu bakomeza bakisubiramo. Wakoze kuduhostinga, kandi Abarundi n'abandi bose bagizweho ingaruka n'ifungwa ry'umupaka dukomeze twihangane kandi dukomezanye. nanjye reka mvuge ngo mwakoze
hano mu Rwanda tugeze saa 8:40. Mwakoze cyane, turi kumwe ya Dieudonné wishurika kanuza. Twe mwese ntabwo twabakira, hano hari abantu benshi bafite bari kugira icyo bavuga, ariko nyine ntabwo byashobotse kubera umwanya, ariko ndizera ko ubutaha none tuzabashyiraho mwese tukungana ibitekerezo, bizaba ari sawa cyane. Mwakoze kandi